dukomeje kunezezwa no kubana namwe mu nzira njyabukire. Turi kurebera hamwe amabanga 21 abakire bigwijeho amamiliyoni y'amadolari bakoresheje bahereye ku busa akabatumbagiza ibicu nk'uko cyanditswe n'umwanditsi w'igihangange Brian Tracy. Turakomeza kubashishikariza kwita ku myitozo umwanditsi atanga igamije gutuma aya masomo ajya mu bikorwa. Niba kandi wumva aya masomo ari ingenzi kuyasangiza abandi byatuma agera kuri benshi, twebwe turi inkorane. Amabanga 21 y'ubutsinzi y'abantu bigwijeho ubukire bubarirwa mu mamiliyoni y'amadolari, uko wagera ku bwigenge mu by'ubutunzi vuba vuba kandi mu buryo bworoshye kurusha uko wigeze ubitekereza ko bishoboka. Hari amabanga 21 y'ubutsinzi y'abahirwe biyubakiye ubutunzi bahereye ku busa. Buri rimwe muri aya mabanga ni ingenzi kandi rirakenewe kugira ngo ugere ku bwigenge mu by'ubukungu. Kunanirwa gushyira mu bikorwa rimwe muri aya mahame bishobora kubangamira cyangwa se gukuraho burundu amahirwe yawe yo kugira ubuzima bwiza, ibyishimo no gutera imbere mu bukungu. Inkuru nziza nuko ushobora kwiga buri rimwe muri aya mahame binyuze mu kwimenyereza no kubisubiramo kenshi kugeza aho biba bisanzwe kuri wowe, nk'uko wize gutwara igare cyangwa imodoka ukabimenya. Ni nako wakiga kandi ukitoza gukoresha amabanga y'abahirwe bigwijeho ibitungo bahereye ku busa nyuma nawe akagukorera. Kandi rero nta mipaka ihari kiretse gusa iyo wishyiriraho cyangwa wakishyiriraho mu bitekerezo byawe. Aya mabanga 21 y'ubutsinzi ni imfunguzo z'iterambere ryagutse mu buzima n'ubutsinzi mu mwuga ari wo wose n'urwego rwo ari rwo rwose rw'ubuzima waba ubarizwamo. Inkuru nziza nuko izi ngingo zifite ububasha buhambaye, bityo ushobora kuzikoresha mu kugera kuri buri kintu cyose ushaka kugeraho by'ukuri. None rero nimutwemerere dutangire. Ibanga ry'ubukire rya 18 riragira riti: ita ku buzima bwawe n'amagara yawe ku rwego rwo hejuru. Urufunguzo rw'ubuzima ni ukugira intekerezo nzima ziri mu mubiri muzima. Byavuzwe na Theodore Roosevelt. Turi kubaho mu gihe gihebuje ibindi mu bigendanye no kuramba no kugira amagara mazima. Uyu munsi ushobora kubaho neza kandi ukabaho igihe kirekire kurusha uko byigeze bibaho mu mateka yose ya muntu. Ubu ushobora kugambirira kubaho imyaka igera kuri 80 na 90 yewe n'ijana, ukabaho iyo myaka neza ufite amagara mazima kandi rwose ukabigeraho uramutse ubihisemo. Icyambere ubusabwa ni ukugira intego yo kubaho imyaka byibuze 80, hanyuma rero ukareba ku buryo ubayeho, ukibaza niba koko imibereho urimo none yazakujyanika kugeza ku myaka 80 umeze neza. Ubundi hari imfunguzo 3 zo kubaho igihe kirekire wishimye kandi ufite amagara mazima. Urwa mbere ni ukugira ibiro biringaniye. Ugomba kubanza gushyiraho intego yo kugira ibiro biringaniye kandi ukiyemeza gukomeza kubiringaniza mu gihe cyose usigaje. Burya hari amagambo 5 gusa agaragaza inzira yo kuringaniza ibiro. Ayo magambo ni: rya bike, ukora imyitozo ngororamubiri myinshi. Urufunguzo rwa kabiri ni imirire iboneye, ariko nanone urufunguzo rw'imirire iboneye ni ukurya iby'ingirakamaro kandi nanone ukarya bike. Aho ubusabwa kurya ibikungahaye kuri proteini kandi ukarya imbuto n'imboga bihagije. Uhungira kuri by'amafanta n'amajuisi n'ibindi byose byuzuye amasukari. Irinde kurya umunyu mwinshi kandi uhungire kuri by'amafarini. Jya urya bike inshuro nyinshi, wenda nk'inshuro 4 cyangwa 5 ku munsi, aho kurya byinshi inshuro nkeya. Rwose uramutse ubashije kugenga imirire yawe, burya wanabasha kugenga izindi ngeso zawe zose mu buzima bwawe bwose. Urufunguzo rwa 3 ruganisha ku kuramba ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Aho ubusabwa gukora ibintu bituma umubiri wawe ukora ukanyeganyega bihagije, byibuze iminota igera kuri 200 mu cyumweru cyangwa se 30 ku munsi ku mpuzandengo. Ibi nabyo wabasha kubikora uramutse ufata umwanya wo kugenda n'amaguru byibuze iminota 30 kugera kuri 60, ukabikora iminsi 3 kugera kuri 5 mu cyumweru. Aha rero uramutse utabijenjekeye wanajya mu itsinda ry'imyitozo ngororamubiri, cyangwa se ukagura ibikoresho bya siporo ukagira umwanya wabyo wihariye mu rugo iwawe. Urufunguzo rwo kugira ku buzima bwiza kandi burambye
ni ugushyiraho intego zisobanutse z'urwego rw'ubuzima wifuza. Uba kandi usabwa gukora igenamigambi kandi ukajya urikurikiza buri munsi. Uku kwiyemeza gusaba kwimenya no kwigenga gukomeye, ikinyabupfura cyinshi, ariko kandi nanone umusaruro uza ari mwinshi. Niba intego yawe mu by'amafaranga ari ugutunga arenga miliyoni y'amadolari, intego yawe mu by'amagara nayo ikwiriye kuba iyo kubaho igihe kirekire kugira ngo uzabashe kwishimira no kuryoherwa n'ibyo wagezeho. Hano hari umwitozo njyabikorwa. Isuzuma urebe ari iyihe ngeso ukwiriye guteza imbere mu buzima bwawe izakugeza ku magara mazima n'imbaraga nyinshi. Wenda ushobora gusanga ari ukugendera kure ibintu by'amasukari menshi. Niba ariko biri rero, bigira umuhigo kandi utangire ubyitoze kugeza ubwo iyo ngeso izahinduka umuco wawe. Ibanga ry'ubukire rya 19 riragira riti: ubu umuntu ufata ibyemezo kandi wibande ku bikorwa. Rinda ibiganza byawe kwishora mu nyanja y'ibibazo, bityo uzaba ushyira iherezo ku bibazo. Byavuzwe na William Shakespeare. Kimwe mu biranga abahirwa bigwijeho amamiliyoni y'amadolari ni uko batekereza mu buryo bucukumbuye, hanyuma bagafata ibyemezo byihuse. Bitoza gufata ibyemezo no gushyira mu ngiro ibyemezo bafata, barihuta cyane kandi bakabona umusaruro w'ibikorwa byabo. Iyo bisanze bakoze amakosa cyangwa se bibeshye, bihutira kwisubiraho bakagerageza ikindi kintu. Uburyo urufunguzo rw'ubutsinzi bwose ruri mu kugerageza, kandi rero abagera ku butsinzi ni abantu bafata ibyemezo kandi bakanagerageza ibintu byinshi bitandukanye kurusha ibyo abandi bantu basanzwe bagerageza. Hashingiye ku ihame ry'amahirwe n'ibishobora kubaho, uko ugerageza ibintu byinshi ugerageza kugera ku butsinzi, ni kuba wiyongerera amahirwe yo kuvumbura inzira ya nyayo mu gihe cya nyacyo. Abatagera ku butsinzi ni abantu batabasha gufata ibyemezo. Bazi ko bagomba gukora iki cyangwa kiriya, cyangwa se batagomba gukora iki cyangwa kiriya, ariko bagakomeza kubura ubushake bwo gufata icyemezo gihamye. Ibyo bituma bahora babyina mu buzima, ntibabashe kwishima, ntibanyurwe n'ubuzima kandi ntibagere ku butsinzi. Nta na rimwe bagera ku bukire busendereye kandi ntabwo bagera ku bwigenge. Bahitamo ibintu bike cyane rwose ugereranyije n'ibyo bakwiriye kubona mu buzima. Iyo ubaye umuntu ufata ibyemezo n'ibikorwa bikomeye, uhindura ubuzima bwawe bukajya hejuru cyane. Wisanga ukora byinshi cyane mu munsi kurusha abandi bantu. Ujya hejuru cyane rwose y'abantu basigaye. Uba umeze nk'umuntu uvoma imbaraga mu isoko yo hejuru, ukagira ubuntu n'umuhate ukuzuzamo ibyishimo. Ubwo bwuzu n'imbaraga rero nibyo bikuzamura hejuru cyane y'intego zawe kandi bigakorwa vuba cyane. Hano hari umwitozo njyabikorwa. Ibaza uti: ni ikihe gikorwa ndamutse ngikoze nonaha cyatanga umusaruro uhambaye kandi mwiza mu buzima bwanjye? Uko igisubizo kuri icyo kibazo cyaba kimeze kose, gikore nonaha. Jya ukora kuri uyu mushinga wawe nk'aho ubuzima bwawe bwubakiye kuri wo, kubera ko n'ubundi bwubakiye kuri wo.